Inshuti bakunzi ba Zawanda TV aho muherereye mu mpande zitandukanye zose z'isi, afashe umwanya tubasuhuza tugira tuti mugira amahoro, kandi amahoro Imana itanga ahebuje rwose y'umuntu yakwibwira, akomeza arindira imitima yanyu muri Kristo n'ibyo mwibwirira muri we, kugeza ubwo azaza gutwara itorero. Umuvandimwe Abasi mbahaye ikaze. Iyi nyine ni Zawanda TV, twabasizanije ko tutazigera tubatenguha, tuzabaha hafi kandi tukabagezaho buri kimwe cyose cyatuma mwishima mukava ku rwego rumwe rw'ibyishimo mukagira ahandi mugera. Ntago ndi jyenyine rero muri kamera za Zawanda TV, ndi kumwe na Timote Dushimimana. Dushimimana Timote. Niwe turi kumwe kuri uyu munsi wa none, tubuze kubana ijambo kurindi, turi buganire tutari bujye kure ya Dushimimana Timote. Dushimimana Timote ni muntu ki? Timote ni umusore ushima Imana, ukunda gusenga kandi umukristo. Kigeretseho ndi umuririmbyi, kandi indirimbo zimbaza Imana. Yego, kuba muri korali cyangwa utanga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo by'umwihariko binyuze kuri wowe gusa? Korali sinavuga simba muri korali. Korali nyirimo, ariko kubera impamvu zigiye zitandukanye maze igihe ntagaragaramo, ariko ndi umuririmbyi. Ndi umuririmbyi. Ibintu bijyanye n'uburirimbyi wabitangiye ryari? Uburirimbyi nabutangiye ndi mutoya, ntago nabutangiye nkuze. Nabutangiye mba muri École de Dimanche, Sunday School. Ababyeyi batwohereza kujya mu bana nyine, usanga abana bagenzi bacu, tukumva ijambo ry'Imana, ari naho twatangiye kuririmba muri korali z'abana. Uze gutyo mitanibuka. Kera hari ibintu bajyaga bigisha muri École de Dimanche, umurongo mugufi muri Bibiliya ni uwuhe? Umurongo mugufi uba muri Yohana ibice sindi kubyibuka neza, ariko ibice 11 niba ari umurongo wa 30 na kangahe gutyo, baravuga ngo Yesu ararira. Yesu ararira. Naho umurongo muremure? Umurongo muremure ntago nkwibuka. N'Isirayeli nyinshi ntago twakurenganya, ariko nyine gusa hari abantu kibuka mwiganye École de Dimanche ngo bahe peace. Twariganye, ndabibuka rero twabanye muri École de Dimanche. Saba ndi guha amahirwe yo kubasuhuza. Okay, ndasuhuza God. Yes. Ndasuhuza Theophile. Ndasuhuza Fanny. Ndasuhuza na mwarimu wacu yitwaga Dafroze. Aha rwose yumve ko umuhungu we amusuhuza cyane rwose, yaranyigishije. Yes, Imana ishimwe. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ukora umurimo w'Imana, uvuga ngo ubuzima bwa Timote bugizwe no gusenga no kuririmba cyane, kuva kivuka kugeza uyu munsi. Papa na mama ni abakristo cyane rwose, niho bikomora. Hanyuma nta gihe cyaba cyarageze ukumva urabirambiwe ukaba wabirambika? Okay, mu nzira nyamuntu hari igihe bishobora kubaho, ariko ntabwo nigeze nicuza gukorera Imana cyangwa nigeze mbibona nk'igihombo. Nshobora kuba mpagaritse kuririmba, ariko nyirizina kubera umwanya, ariko ntabihagaritse mu mutima wanjye. Ntabwo nigeze mfata igitekerezo cyo kumva nabihagarika, kuko mbihagarika sinari kugaruka. Kandi nanabihagaritse umwuka ndimo wangarura, nshatse gutandukira wangarura. Wanditse indirimbo zingana iki? Mfite indirimbo nyinshi nanditse. Hari izo nanditse sinazishyira hanze, hari izo nanditse ndazishyira hanze, nzikorera n'amajwi, nzikorera n'amashusho. Hari n'izo nanditse ndazibika gutyo nkajya nziririmbira gusa bisanzwe. Hakaba n'izindi ziri muri studio. Nagize amahirwe yo gukurikirana ibikorwa byawe, ariko ushobora kuba utanabizi ko urabikurikiranye. Ufite YouTube channel?
ufite n'abasubscribe benshi sinzi niba ubizi ntabwo ari benshi cyane ariko barenga igihumbi bararenga igihumbi abo nkurikiranye nsanga hariho indirimbo eshatu wabigenje ute kugira ugire abafollowers benshi kandi ibikorwa ari bike novuga ngo hari igihe ukora ikintu ukagishyira hanze umuntu yagukundiye hari igihe akireba agakora na subscribe iyo atabishaka ntabwo ayikora. Njye nagize amahirwe umuntu yareba agakora subscribe cyane ko njye nkora indirimbo bwa mbere urumva nayisharinze ku ma friends hagati n'abo bishoboye mukore subscribe kamusaba ko yasharingira no ku bandi. Mfite inshuti nyinshi abo twagiye twigana muri primaire secondaire ngera no kuri college, abo bose ni abantu kandi bagiye bamfasha mu buryo bw'ivugabutumwa cyangwa imiririmbire yanjye, bagiye banshyigikira bakanzamura. Abo twagiye turirimba naririmbye no mu makorali menshi atandukanye, abo twagiye tubana mu makorali nabo baransapotingaga. N'uwo munsi kandi baransapotinga kabisa. Reka nabo tubabwire ngo mwarakoze cyane rwose, Imana ibahereze umugisha kandi tunasaba gukomeza cyane rwose kunshyigikira. N'ibindi biri mu nzira birimo biraza. Umwana wanyu akeneye kwamamaza ubutumwa bwiza bugakwira ku isi yose, mukomeze mudushyigikire tuzabona ibyiza. Yego. Hari waririmbye yitwa Yawe, watubwira muri make cyatumye uyihimba, inspiration yari ivuye? Iriya ndirimbo Yawe ni indirimbo nziza cyane, igitekerezo cyiza. Ari nicaye ndi mu rugo nyine nkunda no gusenga, isengesho riraje, numva nyine ntekereje ku mbaraga z'Imana, ntekereje kwera kw'Imana, ntekereje nyine Imana numva ndayishushanyije. Indirimbo nayanditse ubundi nzi ko nzayiririmba, narege banze kuyandika ari Icyongereza. Yego. Nabanje kuyandika mu Cyongereza, ngeze hagati maze kuyandika sinzi haraga kantu gato naririmbye ndi kumwe n'undi muntu arambwira ati iyi ndirimbo ishobora kuryoha tuyishyize mu kibembe. Niho hahise haza igitekerezo cy'uko nayikura mu Cyongereza nkayishyira mu kibembe. Nuko nguko nabikoze. Turirimbira agace gatoya niba tutabagoye. Nta kibazo. Reka nta kibazo ndirimbe agakorasi. Mwari baba shila, mwari baba shila, mwari baba shila, mwari baba shila, imwe yawe mwaikala pasa samba, ife twareta marumbo kuri mwe. Mwari baba shila, mwari baba shila, mwari baba shila, mwari baba shila, imwe yawe mwaikala pasa samba, ife twareta marumbo kuri mwe. Nuko akora sikagenda. Amina, nari nangiye gufashwa ahubwo nukurangije wowe. Ngayongeye kuri mbaho gatoya. Yes, bakunzi ba Zonda TV rero nkuko tubibabwira umunsi ku munsi tubereyeho mwebwe mudahari twe niduhari, kandi natwe duhari kugira ngo twuzuze ibyifuzo byanyu. Niyo mpamvu tuba twagiye hirya no hino tukabazanira abahanzi batandukanye, abanyamideli batandukanye, abavugabutumwa batandukanye, abantu b'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi Timotheo. Kandi Timotheo hari n'indi ndirimbo wahimbye yitwa Uramukundira. Iriya ndirimbo nayo ducire ku mayange yaje ite? Iriya ndirimbo rero njya kuyikora nayanditse nari ndi ahantu bita ku Mutendere. Ngera muri iki gihugu nahageze ntago byari ibintu byoroshye. Nabanje kunyura mu nzira nyine zitoroheje, zari zikomeye, mbona kuzivamo nyine ari ibintu bikomeye.
njye numvaga ubushobozi bwanjye ntabwikuramo ariko maze kubona mpavuye ntekereje nshubije amaso inyuma mbona mu by'ukuri ntabwo ari njye wabyikoreye, ahubwo numva Imana yarabanye nanjye kugira ngo mbashe izo nzira kuba nazitambukamo. Nayikoze maze umwaka, nyuma y'umwaka mugeze hano muri iki gihugu, umwaka warurangiye, nari nicaye indirimbo nayandika yose, nayikoranye buriya n'umurundi, ariko indirimbo yose ni njye wayanditse. Narayanditse umurundi bita Donatien, niwe twakoranye iriya ndirimbo, ndayandika ansaba ko yamfasha kuririmba. Bwari nabwo bwa mbere buriya ngiye muri studio. Umuproducer bita Sam Capital rwose, Imana imuhezagire, God bless him, ndamukunda cyane, buriya yaramfashije anyereka inzira, tujyana n'uwo musore Donatien, tugeze muri studio nyine turarecordinga. Capital ntabwo nari muzi, ariko naje gusangana umuntu uri mwiza aradufasha, ndimo turarecordinga tuyishyira hanze. Naho navugaga nyine ukuntu Imana igira neza, nyine ukuntu ari nziza, nyine ukuntu ari we mubyeyi wacu umenya ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari ikintu wabwira imfubyi tukiri aho ngaho? Imfubyi nazibwira byinshi. Imana ni wese w'imfubyi zose, ni wese w'imfubyi, kandi igaburira abashonje bagahaga bakanezerwa. Hano turi muri kino gihugu nta umubyeyi mpagira, nta n'umuvandimwe, ariko Imana buriya nitanga inshuti, igatanga n'abavandimwe, igatanga n'ababyeyi. Mbayeho neza nta kibazo, si uko rero ari uko mfite imbaraga cyangwa ari uko mfite abanshyigikiye bakomeye ntabo, ahubwo nuko mfite Imana yayindi ireberera imfubyi zigakomera. Ntago rero nabwira ngo bagume mu gahinda cyangwa bagire gute. Hari Imana ishobora kurera imfubyi igakura, ikazamuka, ikaba yanayobora n'igihugu. Hamwe n'ibyo rero reka tubonereho umwanya wo kubwira imfubyi nka Zawanda TV ko Imana ari wese w'imfubyi cyane rwose. Bwire n'abapfakazi ati mwe kwiheba, niwe mugabo w'abapfakazi. Hari n'indi ndirimbo waririmbanye n'abanyagihugu cy'inaha, ururimi irimo ndagiye kurusoma ariko kugira ngo uvuge mu izina bikangora, wamfasha ukayinyibutsa, iri kumwe n'umukobwa ukuntu n'undi musore. Iyo ndirimbo yitwa Vyaricinja. Nuko ariko ngumbwiye ngo mbisubiremo. Iyo ndirimbo yitwa Vyaricinja, abagiye kungora ntakubeshya. Iriya ndirimbo nayo nayanditse nari maze nk'indirimbo bwo ya kabiri nanditse. Iyo ndirimbo ya kabiri nanditse maze kuyandika, twakundaga kuba turi mu rugo nyine. Uriya musore mwabonye twarimbanye yitwa Kireshe, nawe n'umuririmbyi n'umuhanzi, aririmba nawe ku giti cye. Usibye ko rimwe aravanga aririmba indirimbo zo mu buzima busanzwe, akarimba na gospel byose, ako gospel ni aririmba cyane. Rero yakunda kuza mu rugo, nabaga afite ibyuma by'umuziki byo gucuranga, nawe yakundaga umuziki, tugacuranga tukaririmba. Noneho nyine mwereka indirimbo ko nayanditse, ariko nari nanditse igitero kimwe narayirangiza, ahita nsaba ko namureka akayirangiza, nyine agakora ikindi gitero tukazayiririmbana. Indirimbo tuyikora practice, turayiririmba, turayikora nyine, turayandika, turayirangiza aho ngaho, tuyishyira no mu byuma turacuranga, twumva bigiyemo neza, duhita dufata umwanzuro wo kwijyana muri studio. Twayikoreye kwa T-West. T-West niwe wayidukoreye. Hanyuma izo nizo ndirimbo nabashije kubona ziri kuri YouTube channel.
ako tuganiriye utubwira yuko ufite n'indi ndirimbo nyinshi zikiri muri studio, izikiri mu mutwe, izikiri mu bitabo. Timothy afite umuterankunga? Oya, nta muterankunga ngira. Mu by'ukuri wumva umuterankunga aramutse abonetse, impano yawe wayizamuka ishyira ku rwego nka Timothy? Ndamutse mbonye umuterankunga numva nakora ibintu byiza, numva namurika ibintu byiza kandi biryoshye, kuko niba hari ibyo nkora nkabona abantu barabikunze batari benshi ariko batari na bake, nuvuga ngo mbonye umuterankunga nakora ibyiza bikazamuka ku rwego, nkabona n'abandi bakabikunda, kuko nkoresha ubushobozi nyine bwanjye mfite buke, ngakora nyine ibyo biri ku rwego rwanjye. Mbonye umuterankunga nkuko mwabivuze, hariho indirimbo 3, gukora indirimbo buriya biragora cyane, bisaba ibintu nyine byinshi cyane, so kujya kuri microphone gusa ukaririmba, ahubwo hari ibintu byinshi bisaba. Ntabwo kubona narakoze indirimbo 3 ariko arizo mfite gusa, ahubwo nicyo kibazo nyine wenda se cy'ubushobozi, bisaba nyine budget nini. Kandi kugira ngo abantu bagukurikirana nyine babone ibintu biryoshye, no kubanza kwicara ukabitekerezaho, ukabiha umwanya, ukazakora ikintu nyine, ukazasohora ikintu kigaragara cyiza. Birumvikana. Watunyuraho muri make zimwe mu ndirimbo ufite muri studio? Muri studio harimo indirimbo numva ari 2, harimo imwe ivuga ngo abereye maso. Yesu abereye maso, ntabwo bamwizeye nyine abamukurikira bose, Yesu arabizi ababereye maso. Iravuga ngo abereye maso abamwizeye, ntahunikira ntajya sinzira, urukundo rwenda rwiseguye, imbabazi ziwe zihoraho. Abereye maso abamwizeye, ntahunikira ntajya sinzira, urukundo rwenda rwiseguye, imbabazi ziwe zihoraho. Noneho ikagira, hari agatero ka nyuma, ikagira igitero cya mbere kiravuga ngo hari ingabo zikugose mu nzira unyuramo, ntukihebe ntukiganyire, Imana irakuzi. Hari n'ibyo ubona ko bikomeye muri iyo nzira, ariko Imana n'umutabazi ahora kwitaho. Icyo ni igitero cya kabiri, ni ukwivuga. Indi nayo ni Icyongereza, iravuga ni yitwa Your Presence. Ngo when I move with you, I feel so safe in your heart, my God. When I move with you, I feel so safe in your heart, my God. When I move with you, I feel so safe in your heart, my God. With blessed is heaven to me, my God. Your blessed is heaven to me, my King. Your presence is heaven to me, my Lord. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Oh my Lord, I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Oh
my king. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you, my God. Your presence is heaven to me, my Lord. Your presence is heaven to me, my King. Ku musozo hari ibibazo njya nibaza nkagira uko mbyisubiza, ariko uyu munsi wa none ndashaka ko umfasha kubisubiza. Kubisubiza ko rwo kose nta comment nza kubiteraho, ahubwo abadukurikiye bashobora kuba bafite comment babiteraho, nibo bazagenda bazitera hariya munsi y'ikiganiro. Kuri wowe amahirwe yafata ute? Amahirwe ni impano Imana iguhereza, ukayakiriza amaboko abiri. Niko njye mbitekereza, numva ari ikintu Imana ishatse kuguhereza. Nk'ubu nagize amahirwe yo kuba kuri za Rwanda TV, bivuga ngo ni ikintu gishobora kuza rimwe, ubu uyu munsi wa none ntabwo uzagaruka. Mba numva ari impano Imana ibiguhaye. None kuri wowe amahirwe n'imigisha bitandukanira he, bihurira he? Ahantu bitandukana naho guhura aho birahura. Aho bitandukanira rero ntago uko mbyumva, ntago ari ikintu nyine ntago ari ibintu, ntago bijya. Navuze ko guhura aho birahura, ahubwo gutandukana. Amahirwe n'imigisha, buriya umuntu uhiriwe no guhabwa no kugira umugisha, ushobora kugira umugisha kubwo wenda se guhabwa umugisha kubw'ikintu runaka wakoze, ariko iyi mahirwe aza nta kintu na kimwe, nta mahitamo yawe na make wabigizemo. Nuko mbyumva. Niho bitandukanira kuri Timothy. Kuri wowe umwaka ni iki? Urebye njya numva umwaka ubundi umwaka urebye mbona ngitabaho nk'uko tubivuga, ahubwo umwaka mbona tuwugereranya nk'ibyago biza ku muntu. Ibyago rero biza bitateguye, bishobora kugera ku muntu wese. Icyakora uburyo tubyakira n'uburyo bwo butandukanye. Ikindi iby'imyaka burya nabyo bituruka ku myemerere y'umuntu. Ku bwanjye ruhande nta muntu, hari ahantu nagiye nyura nkumva ngo nkaba nzi neza ko uwo muntu nimuhura mu gitondo urahura n'umwaka uririrwa nyine bitameze neza. Ariko ibyo ni iby'abapagani, ntago umuntu ukijijwe atekereza ku by'imyaka. Yego. Kuri wowe intsinzi ivuze iki? Intsinzi ivuze ibintu byinshi cyane. Icyambere isobanura ko wakoze. Yego. Kugira ngo utsinde no kuba wakoze ukabiharanira. Utakoze uratsindwa. Yego. Naho umuvumo? Umuvumo ubaho. Na kera hose wahozeho umuvumo. Kuvumwa rero ni ukuba watandukiriye, ugakora ibitajyanye, ugahinduka ikivume. Hari abana bahinduka ibivume mu miryango, hari uhinduka ikivume mu maso y'Uwiteka bitewe n'ibibi wakoze. Nta muntu uvumwa gutyo, nta kintu, nta kibizanye. Iyo ukoze neza nta wakuvuma, iyo ukoze nabi bamwe barakuvuma abandi bakakureka. Kuri wowe umunsi mwiza n'ubuhe? Kuri njye umunsi mwiza ni umunsi mbyuka numva ko nsabanye na Kristo, mu mutima wanjye hari gusabana na Kristo. Niwo munsi ujya umbera mwiza. Umunsi wa mbere wambereye mwiza ni umunsi nabatijwe mu mazi menshi. Yego. Umunsi mubi? Uwambereye umunsi mubi. Cyangwa icyo wita umunsi mubi kuri wowe? Icyo nita umunsi mubi kuri iyo nkoze icyaha nkabimenya, ako kanya mba numva ko ari umunsi mubi kuri njye, ku buzima bwanjye.
mba numva uwo munsi umbereye mubi. Yego. Ikindi kibazo nabaza ni iki ngiki. Mu ndirimbo ufite niyo ndirimbo igukora ku mutima? Indirimbo inkora ku mutima, zose zinkora ku mutima, ko zose biterwa n'igihe nagiye nzandikiramo. Zose zinkora ku mutima, ariko cyane cyane indirimbo kuko nayikoze ndi mu bihe bitari byoroshye, nari mvuye mu bihe byari bikomeye, inyibutsa n'ibyo bihe. Ni indirimbo ivuga ngo uri umubyeyi mwiza. Umubyeyi twigeze no kwivugaho mu itangiriro ry'ikiganiro. So gira amagambo 2 cyangwa 3 ubwira abakunzi ba Zawanda kandi inshuti zawe muri rusange. Amagambo yo kubwira inshuti zanjye n'abakunzi ba Zawanda ntiyaba na 3 gusa, ashobora no kuba menshi. Nagira amahirwe yo kugera kuri kamera za Zawanda, cyangwa se kugera ahantu nshobora kuvuga inkuru mvuze icyo mvuze cyacyo ntangaje kigakwira isi yose. Ikintu cya mbere mbabwira, cya mbere ni ugukizwa, bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kuko ubugingo bwabo, kuko niwe data wa twese, niwe ugaburira imfubyi, niwe ugaburira abapfakazi. Cya kabiri, nta hantu kuri Imana itakura umuntu, aho ari hose ntiwihebe. Imana yagukura aho ngaho ikagushyira ku rundi rwego, abantu bagatangara. Uko Satani agutangaho ijambo ni niko n'Imana nayo igutangaho ijambo, kandi ayo majambo yose aratandukanye. Rimwe riba ari iry'ibyiza, irindi riba ari iry'ibibi, ariko akenshi iry'ibyiza ritsinda iry'ibibi. Kandi ikindi, nk'abakunzi ba Zawanda bajya bakomeza gukurikirana n'ibiganiro bya Zawanda, kuko Zawanda ni ikinyamakuru kireberera abakunzi bacyo, kikabazanira ibifite umumaro, bibasana imitima. Murakoze. Kandi abakunzi bawe nta kintu bababwiye? Abakunzi banjye rero, mbere ya byose ndabashimiye ko bankunda, bagakunze n'abandi, ariko n'abandi nabo bajye babakunda, badukunde twese. Ndabashimiye cyane. Ikindi, bakomeze banshyigikire, nkomeze ntere imbere mu muziki, uhimbaza Imana, twamaze ubutumwa bwiza. Bambe hafi, nkeneye ko baba bandi hafi, ndabikeneye cyane. Reka tubabwiye ngo bye. Murakoze cyane. Zamura ibiganza tubasezere. Bye mwese, ndabakunda. Aho utaha, murakoze. Okay.